comedy. Please subscribe. Halo? Muraho neza mati. Uraho. Amakuru y'iminsi aho ngaho muri Kenya. Ego ku mana yanjye. Amakuru ni meza. Rero ikintu ngo mbere sinzi niba wamenye. Nakumenye. Mama Salomo. Oh, Mama Simon we. Imana ishimwe ubutumwa bwanjye wabwumvise. Uje useka nkaho nje guseka nawe. Ikibazo se ni ikihe kandi dufitanye Mama Salomo ko nago mpamagaye nk'inshuti y'umuryango nibura ko nashatse nimero zawe nkazibura byagenze bite numva wagira ngo se Bari wowe waneje abantu guteza abantu mu buhe buryo kandi ko Martin nagorwa Yonje kukwita mbere n'ubwami. Gusa mu by'ukuri naringize amahirwe abantu birirwe bamamagara bambwira ngo ngiye ngo bajyanye nawe muri Kenya ngo mbana nawe, ariko se abantu bakimwe na bisi bari kungendaho cyane bamvuga ko ntari mu by'ukuri baranshaka wiki ese ubwo urumva ari wowe bavuga gusa cyangwa ahubwo nanjye ntago norohewe. Ngewe ikibazo n'ikintu cyatumye wenda nkwiyambaza nkutabaza ngatanga nimero yanjye wenda ngo wakubona wese akumira nimero yanjye, numvaga mfite amatsiko yo kugira ngo nibura kuko nabonye ari ikiganiro wakoranye n'uwo mukobwa biri bavuga ngo nateye inda ngira ngo ngire ibyo nkwibariza ugiye kunsenyera urugo none ahubwo birangiye ari ngo nayo naragukoreye amakosa si ibintu ni ibiki ariko arayimuteye ndetse ibyo wenda nta nubwo narayimuteye noneho ariko nabaye rutezi w'inda wakoze wabyaye wese ni Martin wasizamuteye inda icyo gihugu nasize ngiteyemo inda zingahera wenda hari n'abandi bazakira bamenyekana. Mama Salomo rero ngewe reka nkubwire ngize n'amahirwe wenda urampamagara ariko cururuka kuva kera ubizi kuri inshuti y'umuryango wambaye bugufi mu gihe madamu yararwaye mu gihe yarabyaye mu gihe bitare bimeze neza watubaye hafi rero ubu ngubu ntahari ko aribwo waba ugiye kurakara ngo nakoze amakosa ya naya bigenda gutya na gutya ikintu twa turi gupfa none se mu by'ukuri umuntu wazanye amagambo wari umamagaye ndi mu kazi rega uze kwihanganira urusaku sinzi ariko icyo nakubwira cyo gabanya uburakari ngira icyo nkwibariza pe kandi umfashe nkuko waherekera umfashe nayo byo kuvuga ngo ngiye ngo naragushutse ngo bigenda gutya na gutya amagambo y'abantu ahoraho. Yego Mama Salomo kugufatisha nawe ntago biba byoroshye ariko noneho ndakumva neza pe rero ntangaza no kuntu amabara yumbwira nabi n'iminsi ishize tukavugana bakera wahoze uri inshuti y'umuryango sinibaza ikintu naba narapfuye nawe gusa umbwira ko naguteje abantu mu buhe buryo koko abantu baravuze ngo nakujyanye muri Kenya se koko niko bimeze ubwanjye ko bimeze kandi no kubwawe urabizi ko nyine ngewe ndi inaha mu Rwanda nawe ukaba uri muri Kenya none se ariko nanone ko babimbwira babikurayo abantu birirwa bamvuga ikintu cyose bagamije ari ukugira ngo bansenyere ikintu cyo kunsenyera mu by'ukuri abantu ubundi baranshakaho iki niba bashaka kunyiba umugore babikoze mu mucyo cyangwa niba bashaka nsaba divorce nibyo bintu binyobera ngewe rero ikintu cyatumye nkwiyambaza nkavuga ni Mama Salomo niba unanyumva umvugishe ariko sinenze ko nawe wamvugisha mu burakari nk'ubu ngubu nifuzaga yuko nibura nk'umuntu uri hafi nari inshuti zanjye ntabwo ndakaye ngiye nifuzaga yuko rwose wamba bugufi nkakwitumira bakunda amakuru ndi niba ukigira umutima nk'uwa kera rwose w'urukundo kuko nzi ko utajya ugira uburakari nk'ubwo ngubwo
Gusa ushaka kuntumaho ntazavuga nyine ko wantumye mvuye aho ngaho. aho none si ubu ngubu si ibintu bigaragara byo ko wenda ko hari ibintu umuntu adahisha. Nta muntu ushobora guhisha ko ari mu gihugu kandi adahari, ibyo byo ntibishoboka. Mbese nambuka umupaka n'umwe yaba uwa hene mu bihugu duhanira nta namwe ngenda. Rero ikintu ngiye nashaka kukwisabira, muri Kenya ikintu numvaga nshaka kukwisabira nka cyambere, sibyo? Njye nabonye uri kumwe n'uwo mugore birirwa banshinza ngo ni naramubyariye koko, nk'umuntu waganiriye nawe mu by'ukuri ibintu byateye ubu ngubu n'amafaranga ngo avaho n'iki. Uwo mugore ko ntageze mpura nawe, namuteye inda koko nka Yesu Kristo, ni imwe mu mwuka wera, ni inda bwoko ki ku buryo ajya kunteshereza umugore umutwe. umugani uwo mugore tumugarukeho. Uwo mugore kuzashaka yaguhekuye yakwiciye abana yakwiciye none se ko nabonye yaragiye no kundegera umugore nyuma y'uko amutereye umwana akabikarangira amusubiranye, kuko yaragiye no kumuroga. Ibi bintu biri guterwa n'iki? ahubwo namuburaga azadukira abana bari bahitamo. none se wumvishe muri washaka iki nyirizina kugira ngo atange amahoro n'umutekano? ubwo nyine ni indezo. none se arashaka indezo, niba atazi uwamuteye inda kuki ashatse kumpimbira cyangwa aba ari njye utanga indezo? kandi njye mu by'ukuri ibyo bintu ntaho mpuriye nabyo. ariko ikintu tuba turibaza umuntu buriya nyuma y'uko wenda ibyo bigenza gutyo, ngewe wenda narabyumvise ndavuga nti buriya wa mugani iyo umuntu adahari nyine bamuvugaho ibyo bashatse. nahamagaye na madamu numva arabirakariyemo cyane, numva afite umujinya, arambwira ati byose nase mbikoze mbizi, ati wasanga ari nayo mpamvu nagiye ntamubwiye. wasanga mwarahuye rimwe ukagira ngo inda ntiyagiyemo kandi inda ntigombera igihe kirekire. amasaro murabizi kuva kera twagiye inama ku bintu byinshi bitandukanye. ntabwo uriya mukobwa nigeze mpura nawe, ntabwo nigeze mpura nawe kandi pe, usibye no kuvuga ngo ki, burya hari ibintu umuntu atajya amenya kubeshya. n'abantu nabonye muri comment bandika ati rwose Martin ko abyara abana basa nkawe, tukaba tubona uriya mwana adafite n'ishusho y'umwe mu bana biwe. biriya bintu si ibinyoma. none si ubwo ngubwo niba umuntu ntanamuzi ndajya gusa n'umwana we gute? hari ukuntu abantu bajya bitwaza ngo urangwa ni umuturanyi, ngo umwana wawe ngo niyo mpamvu ngo asa n'umuturanyi, ngo yakurenga isura y'abaturanyi. ariko ibyo bintu nta hantu mpuriye nabyo. kugeza kuri uyu munota izi sanda cyashinzwa yuko uriya mugore namubyariye. nkongera ngashinzwe ikindi kintu gikomeye, Mama Salomo, ko mfite umugore muri Nairobi. uwo mugore nshinzwa yewe niyo mpamvu ushaka ko tujya n'inama, hari n'icyo ushaka kunyifashirizamo, sibyo? nashinzwe umugore inshuro nyinshi. amakuru kugeza kuri uyu munsi rero nkaba mvuga nti niba narashinzwe umugore, ikintu cyakuraho ibyo bintu byose nuko nahamagara madamu akansanga aho ndi. niba kwihangana ko naba ndi gukorera imahanga nzataha mu rwatubyaye atabyihanganira, ahubwo yumva ko ndi mu bandi bagore, icyiza ari uko naba muzanye iruhande rwanjye. ibyo bintu mbimukojeje ngo ni ukwikiza, ngo namarisha mugeni, niba koko ngo mfite ubushake ngo nimbikora aka kanya. ibaze ahubwo ahita nshyiraho ikintu bita puresha, kuko urugendo wenda ntabwo urakora urugendo rwo kuva mu gihugu ujya mu kindi. ibyo ni ibintu umuntu abanza agategura kugira ngo ibintu bigende neza. sinzi niba unyumva. ubwo rero icyo nifuzaga ko wamfasha, wabaye inshuti y'umuryango kuva kera, ndifuza ko wagenda ukaganiriza madamu niba ari ibishoboka, ukamwumvisa ukuntu wenda process z'urugendo zigiye zimera, niba narabimwemereye kuba ntari guhita mbishyira mu bikorwa, ko atari uko mbyanze cyangwa nk'uko watekereza ko nandi kwanga ngo kwirukana ngo uwo mugore. ese ubwo naba mfite undi mugore mu gihugu, aba ndi kumuhamagara ngo azaze gukora iki?
ni ikibazo. ibyo bintu abantu numva bose ariko burya uzi ko iyo umuntu ageze mu kigeragezo aribwo amenya inshuti n'abamukwena uko umuntu bangana. None se nanjye nkubaza, mbaza ndagusubiza. aba muri Kenya uri kubona bigenda neza ku buryo ushobora kujyana abana n'umugore mukabaho kandi rega ntabwo navuga ngo kugenda neza, kuko kugenda neza biba bivuze ngo hari icyo wavuyeho, hari n'icyo wagezeho, ariko ubuzima bwo buragenda. Ubuzima bw'umujyi ni bumwe. Icy'ingenzi ni uko ukura amaboko mu mufuka ugakora. Ntukose ibyo kurya by'abana, ntukose iby'imyambaro, ntukose ubukode, byose se ugukodesha n'ubundi. Naze rero dufatanye ubuzima ahangaha. Gusa icyiza cyangwa umenyereye no guhigira oya, ahantu hose uramenyera. None se ubu ngubu i Kigali twayivukiyemo. Intara twavukiyemo. Jewe ibyo rero nicyo nyifuza, rero niba uri bubifashemo Mama Salomo ndagira ngo umbwire. Kandi Mama Salomo wenda nkubwiye n'akandi kantu kamwe wenda bitaza kugutungura. Ubu busabe nabusabiye kuri channel, wenda nubwo umpamagaye unyemereye iki kiganiro nkagicisha ku bakunzi banjye, byaba byiza kurutaho. Si kuko ibyo kumbwira ngo gisinya nkora ibintu mwibanga ngo ni za prank, oya, ibyo bintu ngenda narabyiyamye n'abantu babimenye. Byose nabyo biguteye ikibazo. Ibi ni turi kuvugana. Hari ikintu byaba bigutwaye se ko nta kibi nawe tugambaniye? Nisi biko byari ibanga ryacu, ko ari inama zacu turi kugirana, uragira ngo uzabinyuze kugira bigende gute? Rega buriya uzi ko mpamaga ukambwira nabi nkumva ndatunguye cyane, ahubwo Mama Salomo. Ntabwo ari ngombwa kuba wagishyiraho. Rega ibintu byose ni ubwumvikane. Ariko ngewe buriya ko ngewe hino minsi abantu basigaye baneza umugore cyane birenze n'urugero, sibyo? None sibwo ntizi neza gute ko umuntu wirirwa uzana amakuru aho ngaho akubwira ko ngo nirirwa mvuga ko birirwa bavuga ngo twarajyanye, ko wasanga ntazi n'ikintu. Madamu se muraherukanye nibura? Banza ari naho bakingira. Nabona ibibazo byose yagize ntabwo nigeze magera, kuko nanjye nari mfite ibibazo, nari nararwaje umwana. Rwaje umwana njya mu bitaro mara igihe kirekire, nawe ntabwo yigeze angeraho, nanjye sinigeze mugeraho. Urumva abantu abantu basigaye bivugira ibyo bashaka. Buriya wasanga wenda ko ibyo bintu ari byo wenda amatwi ntarajyanye na Mama Salomo. Ibase n'ukoze. Niyo mpamvu rero impamvu nanabyumvishe cyane kugira ngo ubutumwa butohoza ndanabikora vuba, sibyo? Yego. Nshaka kujyayo bakabibona ko ndi mu Rwanda, bakambona ndi kumwe na kandi nicyo kintu nshaka. Oya rwose bibena byiza wazagenda ukamuganiriza, ukamuganiriza kuri icyo kibazo cyabayeho, ukamufasha kumucururutsa ku bijyanye n'uwo mugore birirwa banshinza, birirwa wateje ibibazo. Nabonye mushiki wanjye batakivuga rumwe rwose. Mama Salomo abenshi umuryango kuva kera waratwungaga. Mushiki wanjye ubu babaye abanzi, aho umwe aciye undi ahacisha umuriro. Ibi bintu koko ko nashatse ko twagura umuryango, nkaba mbona ahubwo bashaka gusenya ibyo nashatse kubaka. Ubundi bino bintu barashaka ngo nzabigenze. Ariko rero mujye munatunga cyane kuruta, kubera yuko n'ibintu byajemo amagambo gutya bisaba n'amasengesho. Amasengesho ni ngombwa na ya buri munsi, ahubwo hari ukuntu nawe ureba Mama Salomo. Kera nari nzi yuko ngewe mu buzima bwa kera nzi nyine, nari nzi ko buriya umuramukazi abaramukazi ari abantu baba ari inshuti, nta kintu na kimwe bashobora gukora, sibyo? Ariko njye natangajwe no kumva abantu bari gushawutingana kuri kamera. Umudamu wanjye abwira mushiki wanjye ati ni wowe ushuka musaza wawe ngo ankorere amafoto, atanikanga. Undi nawe ati se ndakubaza wawe ngo ndongore. Numva ibintu bibaye intambara.
ndavuga ni ibi bintu mama Salomo yaba nari nkimufite bugufi, ibi bintu nibura yari kugenda akanganiriza bari abantu wenda akanabacururutsa, uburakari bubaho pe, ariko hari ahantu bugomba kugarukira. ndaza kujya kwa ko nanjye ntabwo nzi n'ikintu ko mama Gentile abaho cyangwa babaza kubera ko urabizi bari ahantu kaje dufatanya cyane. Oya mama Salomo twarwanye mu ntambara zikomeye, ntago rero abo ngo baho bigeze ahangaha ariho rwose wakuraho amaboko ngo naguteje abantu. None se niba naravuzwe ibyo bintu koko kandi mbirenganiramo, ubuse koko we wumva ko ibyo bintu byaba ari ukuri? Usa naba ndi kuguteza abantu, naba ndi kukwishima hejuru se ko umugabo yagutaye. ntazi ariko nahita agahinda k'impamvu ngewe nifite ibibazo byanjye no kuvuga ngo mujyanye nawe kuko nahita cyakirinda akaravuga ati ngomba kuguhamagara nkakwiyama Ibaze rwose urumva ko kabitera ari wowe. bavuze byinshi nibagirwa amakuru y'abana se abana barabatwara na Salomo. numvise amakuru ko abana babakwibye, bimeze bite? abatwaye abantu rero yuko bagomba kuba kwakira igihe cyo kubana na se baruzuza imyaka ariko bari kwa se nta kibazo. bari kwa se. Imana ishimwe. Ikibazo ngene nanjye nahangayitse ndavuga se abana niba baribwe waba waramenye irengero ryabo ubwo bari kumwe na se? Ubwo bari kumwe na se ntacyo bitwaye, bamaze no gukura, barase ko atabakwangisha n'ubundi ko bagiye baramenye ubwenge. Bara n'abanyabwenge cyane. Ubuzima burakomeza mama Salomo, ntukajye wiheba kandi wabonye ko nta kidashoboka. Wari ubabasha n'uyu nguyu ukiri mutoya. Ariko ubwo nawe yatangiye ishuri byaciyemo. Nawe yaratangiye na rwose yaratangiye ishuri ari umuntu w'umugabo, mubona no kuri profile yawe rwose ameze neza. Yarakuze Salomo kabisa. Yarakuze nubwo nyine nyuza kuba nta mpamvu yo kugenda mu rugo rw'abandi bagira ngo bari gushakayo, niyo mpamvu nirinda. Yego. Ejo kera zambudukana mu ngaruka mama Salomo rero warumpamagaye rero ari utuntu nari ndimo wenda, ariko birananshimishije cyane. Umbabariro binkurikirane nk'inshuti y'umuryango, sibyo? ngenda nkajya nguhamagara nkubaze uko bimeze. Nsigaye mbona madamu nyine no kumufatisha biba bigoye cyane. Birumvikana, ariko nyirizina igitekerezo cyanjye mfite ni uko ndi kubashakira ibyangombwa n'amatike kugira ngo baze iruhande rwanjye, kuko nabonye kuba ukubiri nabo ntago bibaha amahoro. Buri muntu araza akababwira ibyo yishakiye, buri muntu araza akababwira uti hoya ntutekereze Martin, buriya yaragutaye byararangiye, bagize ngo ari umugabo ugenda akamara umwaka ataragaruka atarakigukunze. Ibaze n'itanu se ntibibaho? None se nk'umuntu ufite umugabo w'umusirikare ntabwo amara imyaka 5 atamubonye, aba yaramutaye se? ubwo cyane akamara umwaka wose. Birashoboka cyane kandi umuntu akihangana. Rero waba ufata umwanzuro mwiza mwongeye kubana. Ubwo rero nanjye ibyo nibyo ndi gusaba Imana kugira ngo Imana ibimfashemo, bizagende uko ndi kubipanga. Imana izabibafashemo. Ndagushimiye cyane rero mama Salomo, Imana ikurinde. Comedy. Please subscribe.